abanyarwanda baravuga ngo ijoro riraye ntawakumva uburemere bw'iki kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko twebwe tucyumva. Ntabwo bacyumvise jenoside iba, jenoside ihagaritswe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Bamwe barize abandi ntibariga, yemwe bamwe barize baranigaye, baraza baravuga batari ku bintu tusabiye imbabazi. Mwabumvise se? Bamwe ariko ntabwo ari bose. Hari abandi batiga ariko igihe kigeze araza kugira ngo najya bibabwiye. Icyo ntababwiye icyo gihe n'ubu nta kibabwira nuko yazamo ko yafashwe ntabwo nabijyamo. N'abandi birirwa basakuza rero banabeshya abantu. Ikibabaje ni uko babeshya n'urubyiruko. Nabo amaherezo navuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, nibatisubiraho ngo bajye mu buryo mu nzira nzima baze bubakane n'abandi, bafatanye n'abandi kubaka iki gihugu cyabo, nabo bizabagiraho ingaruka bamere nk'abandi bari aha ngaha bashatse gusenya igihugu. Ntabwo bazabishobora. Icyo navuga. U Rwanda rwahanganye cyane n'abagerageza gushaka gusenya igihugu, uko mbivuze baratsindwa kandi ubuzima bugakomeza nk'uko n'ubundi buhari, ariko ntabwo bivuze ko hatari abari kugerageza nk'uko uri kubivuga. Kuri ubu ngubu hari ibibangamiye umutekano w'igihugu, yego n'ubwo u Rwanda ruragerageza kubikumira mu buryo butagira ingaruka ku banyarwanda, ariko kuri ubu ngubu turacyabona FDLR, umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 banacyubakiye kuri iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Iyo mwumva ko bakihari bagikwirakwiza iyo ngengabitekerezo, yewe bakiri no mu gihugu gituranye kinabafasha, ni ikibazo kingana gite ku mutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda? Ariko ntabwo nibwira ko bafite imbaraga zirusha izo Mobutu yari afite icyo gihe. Barafashwa na bamwe mu Bubiligi, ariko ni abantu ku giti cyabo, ntabwo ari sisiteme yose. Wenda bafite n'izindi nshuti mu bihugu bitandukanye, baragenda bagashakisha, ariko ni abantu. Nta gihugu gitinyuka kuza kubafasha ku mugaragaro kubera ibyo bakoze muri iki gihugu. N'abashaka kubafasha babikora rwihishwa, ariko ibyo bakora rwihishwa byose bijya ku mugaragaro. Ntabwo rero njye nibwira ko harimo abatabibona ko imbaraga zigenda zishira, nuko wenda batarashaka kubibona, cyangwa se nuko bahumishijwe n'urwango, badashobora kuba mu gihugu kirimo abanyarwanda bose, kandi bamwe barabyivugira. Twebwe rero icyangombwa ni ugukomeza inzira turimo, tukayishakira imbaraga, tugakomeza kuyishakira imbaraga. Abakuru, abato, abari mu Rwanda n'imbere, abari mu Rwanda rwo hanze, bose tugakomereza. Yego, murakoze cyane. Ikaze kuri One Nation Radio, ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora. Abadukurikiye aho bari, amahoro y'Imana abane nabo. Nitwagira neza. Uyu munsi twagira umugisha kuri One Nation Radio yo kwakira Dr. Richard. Murakoze, mbahaye ikaze. Yego, kuganira namwe ku bihe bitandukanye biragoye kuko ni byinshi byo kuganira namwe, kuko umwihariko kimwe mu bintu byahinduye iki gihugu turimo ni urugamba rwo kubohora igihugu. Ni urugamba rutari rworoshye uko rwagenze, urugamba mwagizemo uruhara. Ariko ikintu nibaza iyo witegereje ukuntu
mwaka niba nibuka neza nta kibazo cy'imibereho wari ufite muri icyo gihe, ariko ureka iyo kariyeri nziza wari ufite abenshi barota, uravuga uti ngomba kujya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Duhereye aho ngaho ugahitamo kujya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Reka duhere kuri iyi radiyo, uvuze ko ari radiyo ya diaspora. Uko mbyumva ubwo wenda uravuga wenda batari mu Rwanda rwa Gasabo ahangaha turi, ubwo wenda n'abanyarwanda batuye mu mahanga, ibyo bita amahanga. Abanyarwanda murabizi, ndetse Habyarimana muri perezida icyo gihe yavugaga ko u Rwanda ngo rwuzuye. We yumvaga ko u Rwanda rero ari muri izi mbibi z'u Rwanda. Yego, niko yabyumvaga. Iyo ni imyumvire iciriritse cyane. Twebwe twese twumvaga tugomba guhaguruka tukarwanira uburenganzira bwo kuba mu Rwanda rwacu nk'uko twarwumvaga. Niyo mpamvu nahereye kuri ibyo wavugaga bya diaspora. Ubu u Rwanda rw'uyu munsi, iyi radiyo mukorera aho hose, kubera ko apfa gusa kuba afite u Rwanda rumugendamo. Yego, ibyo rero nicyo gitari byo. Niga ndi umunyarwanda, nkora ndi umunyarwanda, njya muri universite nijyamo nk'umunyarwanda, n'ubumenyi birumvikana, ariko nzi neza ko igihe kizagera umuntu ahagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. we nahereye ku ntekerezo yatumye uko twatekerezaga, kuko nicyo kintu cy'ingenzi. Yego, mu mateka y'igihugu cyacu habayeho igitero icyo twita Rugwiro, tubereka ko batazica abantu gusa kugira ngo turebere. Niyo mpamvu twarababwiraga tuti mukwica abantu, mukwica abasivili. Niba mushaka kurwana turahari, aho turi murahazi. Kandi niba mushaka guhindura imitekerereze, hari uburyo bwa politiki. Intambara yacu ari iya politiki. Hari Arusha, hari uburyo, ariko ntibabyibuka. Muri 1994 rero icyahindutse ni uko batangiye kwica abantu noneho hose mu gihugu cyose. Icyahindutse ni uko bafashe icyemezo cyo kurandura Abatutsi aho bari hose mu Rwanda, guhera za Cyangugu kugeza Iburasirazuba, kugeza mu Majyaruguru no mu Majyepfo, igihugu cyose. Nicyo cyabaye jenoside. Biragaragara noneho ku buryo bugaragara neza, ariko ibimenyetso twari twarabibonye kuva kera. Wenda icyatunguranye ni uburyo bafashe icyo cyemezo bakagishyira mu bikorwa cyo kwica Abatutsi mu gihugu cyose, ariko yuko bazabica byo byari bizwi, twari tubizi tunabivuga. Batangiye kwica abantu rero ku gihugu cyose, noneho babivuze itariki 8 jyeweho nari twari dufite ingabo muri Sendwe zari zihamaze igihe. Bagenzi bacu bo bari babibona ko batangiye kwica mu gihugu cyose. Twebwe aho twari turi mu Majyaruguru, itariki 8 twavuze umugabo wacu araza tubwira ko Habyarimana n'ingabo ze, noneho ingabo za Habyarimana we yari yamaze gupfa, zatangiye kwica abantu mu gihugu cyose, ko tugomba kuzihagarika. Tugize misiyo ebyiri: kurwana n'izo ngabo za Habyarimana kugira ngo zitsinde, duhagarike n'ubwicanyi bwakorwaga. Araziduha, turaza
tuza twiruka tuza gutabara bagenzi bacu bari hano. Abantu benshi birabananira kubyumva bashatse kubisobanura. Abasirikare b'igihugu bate gute mu bwicanyi bw'abasivili? Wenda imitwe yitwaje intwaro nubwo nabyo bitumvikana, hari ikigero wapfa kubyumvamo, ariko umusirikare w'igihugu wakoze imyitozo ajya gute mu bwicanyi bw'abaturage? Mwabyakiriye mute kubona abasirikare bambaye imyenda y'ingabo z'igihugu bari kwica abaturage? Erega byatangiye kera, byatangiye mu gutekereza kwabo. Barabanje bakumva ko hari abantu b'abanyagihugu b'abaturage n'abandi batari abanyagihugu. Bati abatari abanyagihugu tuzabica, bazahunga cyangwa tubice. Ibyo byatangiye kera muri za 60. Kayibanda yajyaga avuga ngo, abwira abatutsi, abitaga abatutsi icyo gihe ngo hunga cyangwa uhonga. Ni ukuvuga ngo komera ko utari umuturage nk'abandi cyangwa se uhunga. N'izo ngabo rero ko zari ziteye n'uko zari ziteye, ntabwo twari kubyemera. Kandi n'ubu hari abagitekereza batyo. Twebwe tuzi ko umuturage, no mu kinyarwanda ubwakire burabyumva, umuturage ni umuntu utuye muri wowe. Kwica umunyarwanda rero kuvuga ngo wowe igira neza untuyemo nanjye ngutuyemo, iyo ngiye kukwica mba niyishe. Twebwe niko dutekereza, iyo ari intekerezo yacu. N'ubu abo bantu rero ziriya ngabo ziriya ntabwo zari inyarwanda, ntabwo bari abanyarwanda ku isura gusa. Bariraburaga, wenda bafite n'amazina ya kinyarwanda, ba Habyarimana n'abandi babagosora, ariko bariya ntabwo bari abanyarwanda, kuko umunyarwanda agize n'intekerezo za kinyarwanda. Biriya bitekerezo byabo rero ntabwo byari iby'abanyarwanda. Nicyo gituma bitegewe bitantangaza kuba barakoze ibyo bakoze, ndetse n'ubwo bamwe muri bo bagikora ibyo bagerageje, ibyo twabatesheje. Turi kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Igihugu cyose kiri mu bihe byo kwibuka. Nkamwe mwagize uruhare mu guhagarika iyi Jenoside, mwagize imbaraga zo kuyihagarika. Iyo mwitegereje urubyiruko rwo muri iyi minsi, ni iki mubabwira cyane cyane ku cyo mwarwaniye? Iyo usubisha amaso inyuma ukavuga uti ndetse ibi ngibi njya ku rugamba rw'uru gihugu ndakibohora, Jenoside irahagarara, n'icyo ubona uyu munsi ukavuga uti imbaraga zanjye ntabwo zapfuye ubusa? Ibyo biragaragara. Ni isaha twicaye aha ngaha, ntabwo nicaye ntajya URPF idahaguruka ngo ifate irwanya abicanyi. Urubyiruko icyo narubwira ni ugukomeza kugira ibitekerezo bizima. RPF ikiyigize, natwe abagiye kuri urwo rugamba rwo kubohora igihugu, ikidutandukanya n'abo twari duhanganye ni ibitekerezo bizima. Ibindi ni tactique, kandi tactique uraziga. Ibikoresho urabishakisha. Ntabwo twari dufite ibikoresho byinshi, ariko twarabishakishije. Bimwe twabyamburaga abo twari duhanganye tukabikoresha neza. Ubu rero ibikoresho, amafaranga, ubumenyi, ubwo ngubwo urabuhaha, ariko ugomba kugira aho uhera hazima, ibitekerezo bizima. N'abato rero bafite umukoro wo kugira ibitekerezo bizima. Nicyo shingiro ry'uru Rwanda twubatse. Ifite ibitekerezo bizima, yubaka u Rwanda ruzima.
kandi rurambye. Iyo ufite ibitekerezo bitari bizima by'amacakubiri bisenya igihugu bikagusenya nawe nk'umuntu. Biroroshye rero. urubyiruko ubwo umurage wa ruhano kugira ibitekerezo bizima rwose, kandi mufite uburyo bwabyo ubu ngubu. Urubyiruko aho tugeze ubu ngubu, urubyiruko ubu ngubu dufite rwaba ruri mu Rwanda rwa Gasabo hano fizikale, ari urubyiruko ruri mu Rwanda rwo hanze, abari mu Rwanda rwo muri Amerika, mu Rwanda rwo mu Bubiligi, mu Rwanda rwo mu Buholandi. Urwo rubyiruko rwose rwabonye neza uko ibitekerezo bizima byubaka igihugu. Aho u Rwanda rugeze ubu ngubu, nk'uko rwiyubatse, nk'uko rwubashywe mu ruhando mpuzamahanga, bituruka ku bitekerezo bizima. Abakuru muri bo wenda bazi n'uko ababaye mu Rwanda rwa mbere ya 1994 bazi uko ibitekerezo bitanya abantu aho byagejeje iki gihugu. Bararubonye gusenyuka, bararubonye nta terambere rufite, bararubonye abantu bose bahunga. Aha muri iki gihugu nta muntu utarahunze muri 1994. N'abagerageje kwica bagenzi babo bibwira ko bo bazaragumamo by'abakuru. Aha muri uyu mujyi hariya kuri Jari mbona abantu bose bahunga 1997. Abantu bose, abana, abagore bahunga kubera ibitekerezo leta rero abashyizemo by'amacakubiri. Inkotanyi zizabica, tukababwira tuti mwihunga mugumaho muri, bati nimuhunge kandi utatwemerera tuzamwica nabo barabica, bagenda babica umugenda kugeza bambutse bajya muri Zaire. U Rwanda urubyiruko rero rwabonye uko ibitekerezo bibi bisenya, ubu rufite rwabonye n'uko ibitekerezo byiza byubaka. None se amahitamo urumva atoroshye? Urumva yoroshye. nyemerera nkubaze iki kibazo. Hari benshi mwafatanyije muri uru rugendo rwo kongera kuzura u Rwanda, reka byite kuri cyo yaba ari ukurubohora ndetse no guhagarika jenoside, ariko nyuma bafashe undi murongo. Byakira tubonye abantu nka Kayumba Nyamwasa ku mateleviziyo mpuzamahanga bavuga ibintu biharabika u Rwanda, barimo Eugene Gasana n'abandi bahoze mu buyobozi bukuru bwa FPR bw'ibitekerezo mwubakiyeho, noneho bo bari gutanga ibitekerezo bisenya ibyo mwubatse byose. Kuriya rero Abongereza baravuga ngo same activities produce the same results. Abo bantu uruvuze njye mbumva. Twebwe tujya dutangira politike, tujya no mu muryango wa RPF Inkotanyi. Nicyo gituma witwa umuryango. Uri umuryango ugira abantu batandukanye, bafite ibitekerezo bitandukanye, ariko bari umuryango. Wagira ibigoryi ukabihana, wagira abantu batekereza neza bakawufasha ugatera imbere. Iyo rero haje umuntu ushaka gusenya uwo muryango, abagize uwo muryango bose bishyira hamwe bakamuhagarika. Abo bantu uvuze bamwe ndabazi, bamwe bazi kurusha abandi, ariko nka Rugasinga wenda muzi twari muri university kimwe, ariko Rugasinga ntabwo yigeze ugiye kuko nari muzi, ntabwo yigeze ajya mu muryango wa FPR. Kuba yawurwanya ubu ngubu ntabwo bitangaje, kuko n'icyo gihe
twiyubaka twubaka dushakisha abantu gushyira imbaraga hamwe. We yashakishaga imbaraga zisenya. Tujya mu muryango wa FPR Inkotanyi, ashinga uwo witwaga Florinati akanagerageza kutujyanamo, tukamubwira ati ariko wowe abantu barishyira hamwe, wowe ukabasenya, ikibazo ni iki? Ariko wakurikira neza ugasanga yashakaga ni ibintu by'inda, by'amaco y'inda n'ubuyobozi, ni ukugira inyota y'ubuyobozi n'ibintu. N'ubu ntabwo byantangaje akomeje iyo nzira, ahubwo icyari gitangaje ni ukuntu chairman wacu ubu ngubu Nyakubahwa Kagame n'abo bantu bose yabashakishije akabashyira hamwe, ati namwe muze mugire uruhare mu kubaka umuryango w'umunyarwanda. Nibwira ko ibyo yakoze ari byo ari bizima, ari abo ba Rudasingwa, ari abo ba Kayumba, undi wavuze n'indi Gasani Eugene Senteri hariya muri UN, ari ambasada wacu. Yari mbere yaho yabaga mu Budage, sinzi ibyo yakoragayo. Abo bantu bose akabashakisha, perezida akabashyira hamwe. Ariko muzabikurikirane neza, tuzasanga abo bantu bari muri ibyo bintu bose ikibazo bafite ni inda zabo. Kuba rero umuryango uvuga utoya, wowe imyitwarire yawe ntabwo ubereye uyu muryango, urahanwa, wisubiraho cyangwa se ugahanwa nyine. Iyo ugerageje kuwurwanya, abawugize bose bishyira hamwe bagahangana nawe, kandi n'aba ngaba niko bimeze. Ikinatangaje ni uko bagiye kwifatanya n'abicanyi. Bose urumva umuntu muzima wabaye muri iki gihugu, ukunda abanyarwanda, uzi icyo abanyarwanda ari cyo, yahaguruka akajya gufatanya n'abashatse gusenya iki gihugu, n'abishe abanyarwanda ku mugaragaro, ku manywa y'ihangu. Ntabwo babikoze bihishe, ku manywa y'ihangu bagahamagarira abantu bakica abanyarwanda, bakica miliyoni, maze wowe ukavuga uti jyewe abo nzafatanya nabo ni bariya. Gusa urumva abantu ari abanyarwanda, ubwo nabo bataye ubunyarwanda kubera wenda inyungu, ariko ni amaco y'ibyo. Kuva na kera aho nakubwiriye, iki gihugu cyacu, amateka yacu abantu bakigambaniraga kubera amaco y'inda bahozeho, n'ubu bari burebe. Twavuga ko wenda ari ikosa ryabaye gufata umuntu nk'uwo nguwo wagaragaje ibitekerezo na mbere yanamukururira kujya muri iryo shyaka rindi ridahuza ibitekerezo nk'ibyo mwari mufite, kuba yaragizwe SG w'ishyaka kandi yari afite ibyo bitekerezo yerekanye na mbere yaho, twavuga ko habayemo ikosa. Oya, ni ugushakisha niya ntekerezo twahuriyeho yo kuvuga ngo umunyarwanda wese ashobora kubaka igihugu cye. Niho uyu muryango wa RPF utandukaniye n'ibyo bitaga amashyaka ya politiki. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero abantu bose yarabashakisha, kandi buriya iyo uri ku rugamba cyangwa iyo watewe, niyo wateye mu rugo rwawe, watewe mu rugo rwawe, ushakisha amaboko y'abantu bose. Ahangaha twicaye hagize abantu badutera, uvuza induru, ugahamagaza abaturanyi mwese bose bakaza kugira ngo bagufashe. Ariko muri abo baturanyi ntabwo uzi ibindi batekereza. Wenda harimo abajura, wenda harimo abantu babi, ariko kuri ako kanya ugomba gushakisha abantu bose kugira ngo mushyire hamwe muhangane n'ikibazo mufite. Icyo gihe rero byari ngombwa ko abanyarwanda bose aho bari baza tugafatanya kubohora igihugu cyacu. Ariko icyo cyiciro kirangiye,
abari bafite ibindi bitekerezo bihabanye n'ibitekerezo shingiro bya RPF bagiye bigaragaza. Ntabwo kandi bitangaje ko n'ubu bigaragaza. ibyo uvuga ni ukuri ni impamo. Hanyuma uretse kuba waragize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu, mwaragize n'imirimo itandukanye mwakoze, mwabaye minisitiri w'ubuzima mu myaka 2008 kugeza 2011, munaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Turebye nko ku bubanyi n'amahanga, wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihe u Rwanda rwari kwaguka muri diplomasi mpuzamahanga. Ese gute uko u Rwanda rubana n'amahanga, uko u Rwanda rwabanye n'amahanga mu gihe wari umuyobozi wa diplomasi y'u Rwanda? U Rwanda intekerezo shingiro y'ububanyi n'amahanga nanone ni imwe. Umuryango wa RPF uravuga ngo kuri guca mu ziko ntigushye. Rero mu bubanyi n'amahanga bwacu bushingiye ku bumwe n'ukuri. Ukuri kwaba mu Rwanda, kwaba no mu mahanga. Ububanyi n'amahanga twagize igihe abantu bari barubatse ikinyoma bagishingiraho, ndetse bakemeza n'inshuti zabo mu mahanga. Kuva muri za 60 Kayibanda na bagenzi be ari Parmehutu Remerende bubatse ikinyoma cy'uko abanyarwanda atari bamwe kandi badashobora no kubana. Icyo gitekerezo bagishakira uburyo bwa gisirikare, bagishakira uburyo bwa politike, bagishakira n'inshuti n'uburyo bwa diplomasi. Twebwe rero twagiye muri diplomasi dusanga n'abo twakoranaga, n'abo twavuganaga ari rwo Rwanda bafite mu mutwe wabo, rushingiye kuri icyo kinyoma cyubatswe n'abasenye iki gihugu. Tukababwira ukuri k'u Rwanda uko kumeze, baramenya. Gahunda niyo rero ni yayindi, ntabwo igihinduka, hahinduka abantu, wenda uburyo n'ubushobozi bwo kugenda bwiyongera. Ariko ibibazo iteka u Rwanda rufite iby'ubu ntaho bitaniye cyane n'ibya kera. Bishingiye ku bantu bamwe banze kwemera ko abanyarwanda, u Rwanda ari urw'abanyarwanda bose, ko babufitemo uburenganzira bwo kubaho uko babigena, n'abandi bakiri muri ibyo bitekerezo by'amacakubiri amaze igihe kirekire yubatswe na ba Kayibanda n'abandi. Ibyo rero buriya abanyarwanda bari bazi ubwenge, bubaza ubwenge bukomeye. Aya madini ataraza ngo acemo abantu ibice, urumva nabyo ni ibintu bicamo ibice. Kera abanyarwanda iyo basengaga Imana yabo baravugaga bati uturinde umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uturuka ishyamba, cyangwa se umurozi wo mu kirambi n'umwanzi uturuka ishyamba. Ni ukuvuga ngo iteka abanyarwanda bari bazi ko ikibazo u Rwanda rushobora gusenywa gusa n'umurozi wo mu kirambi wawo wundi mubana, ariko yagisenya ari uko akoresheje abanzi baturutse hanze. Nizo nyigisho, nicyo amateka yacu atwigisha. Nibyo nabonye icyo gihe, nibyo nabonye kera, nibyo abatubyaye babonye kera, nibyo natwe twabonye tubohora iki gihugu. Nabyo
tubona muri ibi bihe. Bikaba rero ngombwa ko twebwe dukomeza gushimangira ubunyarwanda, ubumwe bw'abanyarwanda n'ukuri ku bibera mu Rwanda, kandi ntabwo gushya. Kuba bigenda bigatera imbere ntabwo bivuze ko abadashaka kugerageza kubisubiza inyuma bo batagerageza, by'umwihariko mu gihe mwari muyoboye diplomasi y'u Rwanda. U Rwanda ntabwo rwari rworohewe, twumva ku maradiyo mpuzamahanga bavuga ko bafashe ishyamba rya Nyungwe, tukabona ibitero bitandukanye bigabwa bigatwika bikica abantu, bigatwika n'imodoka. Kuri BBC abavugaga bakavuga ko rwose ubu intambara ari intambara. Kanombe abasirikare b'u Rwanda bari kuraswa cyane. Muri icyo gihe mwabe managinze mute gutuma uwo mwuka rusangiye kuzamuka, abantu batangiye gucya ubwoba ngo byacitse, ibintu bikongera bigatuza, ubuzima bugakomeza nk'ibisanzwe? Twashingiye ku kuri, byari byoroshye, barabivuze barabyigamba. Ndibuka igihe bavuga ko bafashe Nyungwe, abantu bavugije ibintu, ndetse no mu mahanga amatelefone araza, ndabahamagara, abadiplomate baraha bose, abantu barambwira ngo basubize, ndabyihora, mpamagara abadiplomate baraha bose, ndabajyana tujya muri Nyungwe, dukora twabyitaga diplomatic tour, ngira ngo n'ubu biracyari barabikora. Abari bavuze ko ibintu byacitse nibo bandikiye iwabo bababwira bati twaribeshye, babohereza n'amafoto berekana ko aho bavugaga ko hari umutekano muke aribo bagiyeyo. Twagiye muri Nyungwe, tugezeyo duhura n'abantu bari bavuye mu Buyapani, abana bo mu mashuri baje kwisurira u Rwanda gusa, bari bavuye bari bigiriye muri Nyungwe. Tuhageze babona abadiplomate babo, barabaza batari ku mwebwe kuki mutubeshye, twebwe turaha namwe murahari, kandi mwavuze ngo hari umutekano muke, n'abandi n'Abongereza nuko twahasanze abantu. Ibyo rero nakubwiraga, diplomasi y'u Rwanda ishingiye ku kuri. Igihe ishingiye ku kuri, nta kizayibuza gukomeza gutera imbere, nubwo haba ibinyoma bingana iki. Nagira ikibazo gusa abantu kubera ubwoba bafite, batangiye kubeshya bagakora diplomasi ishingiye ku kinyoma. Ariko diplomasi ishingiye ku kuri, amaherezo y'inzira ni mu nzu, iteka iratsinda. Ntabwo tubitinda, ariko umwe mu bantu bashyushyaga abantu ku bitangazamakuru mpuzamahanga yitwa Alexis Sankara, ndabyibuka nakoraga, barambwiye bati muragiye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, hari ubutumwa bashaka kubaha. Tuhageze mutubwira ko uwitwa Alexis Sankara yatawe muri yombi, n'ubu ngubu biracyari urujijo ku bantu, bati Sankara yatawe muri yombi, ariko twumvaga ari kuvuga abantu bakagira ngo ari hafi, wenda hari ibyo mutatubwira kubera ko ari iby'umutekano w'igihugu, ariko nk'ishusho ngari ni iyihe? Sankara yafashwe ate? Kiriya gitutu noneho cyarangiye gute? Kirazima burundu, abantu bakomeza ubuzima nk'aho biriya bintu bitabaye? Ntabwo ari Sankara gusa, n'abandi bari bafatanyije benshi baratashye, bamwe murabazi abandi ntimubazi. Kuko u Rwanda, nakubwiye ngo u Rwanda rufite abanyarwanda, ruriyubatse, inzego zacu z'umutekano zirakora, inzego zose zirakora, iz'ubukungu zirakora, iz'umutekano zirakora, iz'iperereza zirakora. Abo bose mwumva basakuza, u Rwanda ruba ruzi aho bari. Sankara rero we yiyitiriraga n'ibintu atazi, akajya ku maradiyo akabeshya, ariko igihe kigeze araza kugira ngo najya bibabwiye. Icyo ntababwiye icyo gihe, n'ubwo ntakibabwira, ni uko yazamo hano
ko yafashwe ntabwo nabijyamo. N'abandi birirwa basakuza rero banabeshya abantu. Ikibabaje ni uko babeshya n'urubyiruko, nabo amaherezo navuga ngo amaherezo y'inzira ari mu nzu, nibatisubiraho ngo bajye mu buryo mu nzira nzima, baze bubakane n'abandi, bafatanye n'abandi kubaka iki gihugu cyabo, nabo bizabagiraho ingaruka, bamere nk'abandi bari aha ngaha bashatse gusenya igihugu, ntabwo bazabishobora. Icyo navuga. Yego, u Rwanda rwahanganye cyane n'abagerageza gushaka gusenya igihugu, nk'uko mbivuze baratsindwa kandi ubuzima bugakomeza nk'uko n'ubundi buhari, ariko ntabwo bivuze ko hatari abari kugerageza nk'uko uri kubivuga. Kuri ubu ngubu hari ibibangamiye umutekano w'igihugu, yego n'ubwo u Rwanda ruragerageza kubikumira mu buryo butagira ingaruka ku Banyarwanda, ariko kuri ubu ngubu turacyabona FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 banacyubakiye kuri iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Iyo mwumva ko bakihari bagikwirakwiza iyo ngengabitekerezo, yewe bakiri no mu gihugu gituranye kinabafasha, ni ikibazo kingana gite ku mutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda? Ni ikibazo gihangayikishije kubera ko ari Abanyarwanda kandi bashaka no kongera kurimbura abandi Banyarwanda nubwo batazabishobora, ariko uwabagira inama bashatse babireka kandi bakabireka kubera ko ibyo bashingiyeho ni ibinyoma gusa. Icyo kinyoma nakubwiye ngo muri 1962 baracyubatse bakayibana, bagishakira amaboko, bagishakira ingabo, bubaka ubukungu buteza imbere icyo kinyoma, buheza bugateza imbere ikinyoma bari bubatse. Bashaka inshuti, bagishakira inshuti mu bihugu bituranye ndetse n'ibindi biri kure, bagishakira inshuti mu bihugu bikomeye n'ibidakomeye, baracyubaka. Ibyo twaraje iki gitekerezo cy'ubunyarwanda no kubaka Abanyarwanda FPR ishingiyeho, yashenye ibyo ikinyoma cyari cyubakiyeho, isenya ubukungu buvangura, isenya ingabo zivangura n'igisirikare kivangura, ndetse n'inshuti nyinshi zimenya ukuri ziva kuri icyo kinyoma bari barubatse. Ubu hasigaye bake, ni nka rwa rurongo rwanga kuva ku nka utamenya ko yapfuye. Imbaraga rero z'abo bantu zirakendera uko umunsi uko bwije uko bukeye. Iza bubaka ukuri bahuza Abanyarwanda ziragenda ziyongera uko bwije uko bukeye. Ariko Dr. ntabwo uciye mu buryo uvuga, ari kuvuga ko imbaraga zabo ziri gukendera kandi noneho bari kubona ubufasha bw'ibihugu bifite ubushobozi. Ubwo zizaba ziri gukendera, ariko hari n'abandi bari kongera kuzuhira zikaba zakomera, zikaba zateza n'ikibazo. Ntazo mbona. None se barabanje bafashwa na Zaire icyo gihe ya Mobutu, yari ikomeye cyane. Twebwe dutangiza intambara yo kubohora iki gihugu, twahanganye n'Abazayirwa, duhanganye n'Abanyakenya. Ingabo zabo ntabwo bivuga mu bitekerezo gusa, ingabo, haza Ababiligi, haza Abafaransa, haza muri ibi bihe izi nterahamwe zisigaye babandi bakiri kuri rwa rugo barafashwa n'abasimbuye Mobutu, Zaire. Ariko ntabwo nibwira ko bafite imbaraga zirusha izo
Mobutu yari afite icyo gihe. Barafashwa na bamwe mu Bubiligi, ariko ni abantu ku giti cyabo, ntabwo ari sisitemu yose. Wenda bafite n'izindi nshuti mu bihugu bitandukanye, baragenda bagashakisha, ariko ni abantu. Nta gihugu gitinyuka kuza kubafasha ku mugaragaro kubera ibyo bakoze muri iki gihugu. N'abashaka kubafasha babikora rwihishwa, ariko ibyo bakora rwihishwa byose bijya ku mugaragaro. Ntabwo rero njye nibwira ko harimo abatabibona ko imbaraga zigenda zishira, nuko wenda batarashaka kubibona, cyangwa se nuko bahumishijwe n'urwango, badashobora kuba mu gihugu kirimo abanyarwanda bose, kandi bamwe barabyivugira. Twebwe rero icyangombwa ni ugukomeza inzira turimo, tukayishakira imbaraga, tugakomeza kuyishakira imbaraga. Abakuru, abato, abari mu Rwanda n'imbere, abari mu Rwanda rwo hanze, bose tugakomereza. Umukuru w'igihugu yanabigarutse ubwo twatangiraga icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na rimwe, yongera kugaruka ku mvugo z'urwango zihari mu karere, atangiye ku bibazo by'abantu, twaranabibonye ibiturage bitwikwa, ibintu birakomeye mu buryo bwo kwangisha abantu abandi, uburyo twabonye mu Rwanda. Iyo mwitegereje izi mvugo z'urwango, ukabona n'ijambo zihabwa ku ruhando mpuzamahanga muri bihugu bikomeye, ubona ringana rite? Uburemere bw'iki kibazo baracyumva, baranatekereza ku cyo gishobora kubyara mu gihe nta cyaba gikozwe. Abanyarwanda baravuga ngo ijoro riraye. Ntawakumva uburemere bw'iki kibazo cy'ingengabitekerezo ya Jenoside nk'uko twebwe tucyumva. Ntabwo bacyumvise Jenoside iba. Jenoside ihagaritswe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Bamwe barize, abandi ntibariga. Bamwe barize baranigaye, baraza baravuga batari ku bintu tubisabira imbabazi. Mwabonetse se? Bamwe, ariko ntabwo ari bose. Hari abandi batiga, abo ni ibyabo birabareba. Twebwe nk'Abanyarwanda, icy'ingenzi ni uko tugomba kubaka ukuri, tukagira politike ishingiye ku kuri, ishingiye ku bumwe, ihuza Abanyarwanda bose, kandi tukubaka ubushobozi bwo kuyigena no kuyiteza imbere. Nicyo cy'ingenzi. Abandi, abataramenya ko byahindutse bazabimenya. Nibatabimenya kandi nabo bizabasenya. Buriya ingengabitekerezo y'amacakubiri ntabwo isenya abandi gusa, nawe uyifite nawe iramusenya. Buriya nabo nibatabibona ko kutayirwanya bizabasenya, niba batarabyumva bazabibona. Isenya ibihugu, isenya abantu, imiryango, isenya abantu ku giti cyabo. Ingengabitekerezo ya Jenoside yo nimbi, nta byago mufite ko ikomeza gukwirakwira mu karere, ikomeza kwambuka nk'u Rwanda? Impamvu mubaza iki ni uko ndi kugendera ku byo ndi kubona. Turi kubona abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bicwa, nk'uwishwe mu Bugesera, nk'uwishwe mu Rukumberi na Gishari, Rwamagana. Turi kubona inyandiko ziteye ubwoba, rwandikishijwe ibara ry'umutuku, ririmo amagambo ateye ubwoba. Hari undi twabonye ejo bundi
nanone rurimo amakuru nk'ayo ngayo bihura cyane n'ibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babaha amafaranga ngo bayakuramo intwaro ngo zo kujya kugira nabi muri Kongo bagira nabi bene wabo bakoresha ijambo ry'ubwoko kuba zihari ziri muri ingengabitekerezo ziri gukwirakwira mu karere kandi ingengabitekerezo twamaze kutubwira ko ari ikintu kibi cyicu gifite ariko kikagira n'abandi kigiraho ingaruka ntabwo bamufite ko ikomeza kugaruka mu Rwanda ikaba yazukira mu muntu n'ubundi tarashizemo neza 100%. Icyo ni ikibazo tugomba gukomeza kuyirwanya, ntabwo tugomba kuyitinya cyangwa kuyigira ubwoba, ahubwo tugomba kuyihagurukira, gukomeza kuyihagurukira tukayirwanya, kuko uko navuze nicyo cyonyine cyasenya u Rwanda nibwo twubaka. Ntabwo rero tugomba gukerensa. Hari abantu bajya bavuga ngo ariko FDL ikibazo cyayo gikomeye ntabwo ari ubushobozi bafite, ubwo ngubwo turabwirabuje kandi tuzakomeza no kubaka imbaraga zo kubakomeye, ariko ikibazo gikomeye cyane niyo ngengabitekerezo tugomba gukomeza guhagurukira tugahangana nayo, yaba ibarimo ndetse iri no mu nshuti zayo, kandi ibyo bikorwa bishoboye guhangana nabyo. Abanyarwanda turabishoboye, tuzahangana nabo rero mu bitekerezo, kubera ko kuza kwica abantu byo ntabwo bazabishobora. Gukomeza n'ubu ibisigisigi biracyahari, barica abantu babivuze nibyo. Abo bantu iyo bafashwe bagomba guhanwa nyine by'intangarugero, kuko kera baravuga ngo barabeshywe byagenze, ariko ubu ngubu ufite ingengabitekerezo ya jenoside mu Rwanda ndetse no mu mahanga n'icyemezo aba yafashe nk'umuntu, ibyo rero agomba kubisubiza. Cyangwa nuko dukomeza kubaka ubushobozi bwo kubaza abo bantu ibyo barimo kugira ngo bakomeze babisubize.